murambabarira nafashwe ngeziriya bagira ibizo bagira vuba bagira turirimbe nanone ikibakibe wana sifiwe gwinono papa ndashima Imana ku bwa Rishari bagumye kubivuga actually byatangiye mbere aza mu banaziri baru tugurupe bagiraga bazaririmbiramo ndamuhamagara ndamubwira ati papa shenza mbona warayobye waje tukaja mu gitaramo aranyumva naho zahereye ngoje kuva hano ngiye kugenda fata iminsi mbivuga cyane fata iminsi ibiri yo gusenga baza Imana ndabibwira se Mana ko ari we wampamagaye none ko ngiye ndasiga nde muri Foursquare na hantu habiri hari yambangayikishije ni muri Foursquare no mu banaziri ndasiga nde muri Foursquare ndasiga nde mu banaziri ndabisengera Imana ishimwe ko itazibesha haleluya Imana namwe ngo muri Foursquare mpasige Rishari mu banaziri mbasige Fred ndagenda twari mu kabiri k'abanaziri fata microphone zibiri ngira ngo abo twari kumwe barabizi umwe muhezi imwe undi muhezi yindi ndashima Imana ko bambereye abizerwa rero njewe zoja kuvana namuhaye $500 badusabye gukoresha umwanya muto ariko ntabwo badusabye kudakora sinzi ikintu wenda niba bishop abinyemereye navuga gato niyo mpamvu nahisabye Ben uruhushya Frank yatanze n'abandi namwe mutange mutarebeye kuri Frank bingana n'ubushobozi bwacu sibyo hanyuma umuvandimwe Petit Frere Rishari yakoresheje miliyoni 7 zirenga kugira ngo akore kino kintu miliyoni 7 hano nta nubwo yatangwa na miliyoni 1.5 so birababaje kubona mufite umupasiteri mwiza bishop mwiza ubaha venue akaba ahantu ho gukorera mutishyura sound irahenda ikintu cyose kirahenda n'amafaranga mukanirwa gutanga birababaje hari n'ibintu tujya tuvuga bene wacu ndabaza turaziranye twangwa Imana ngo izakuribi niba bibiri ari principe ubibasarura you have to do that utabikoze ntacyo wabona so ni abantu bose bicaye gutya bakaba bategereje ngo hari abastari ngo Frank ngo bishop azamuha inka ngo nde tukaba tugiye gushyiraho 2,000 wa mwa artiste turi kuvuga azaba umukene kandi nabo umukene munyemerere mbibabwire ikizaba azakora ibyo bishop yamubujije azajya gucuruza impano ye kuko uwo mugore azashaka azagira hamutungira ndarekonesa abakozi b'Imana nka Papi Clever n'inshuti yanjye Bosco aririmye indirimbo nziza ivuga ngo ibyo mfite ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe naburi kise mufite mwami kumpagije none tugaruke kuri ako ibyo mfite ni ibyawe banyamurenge bene wacu mujye murenga ahantu hamwe mujye murenga akantu kama emotion na excitement ni kabi tujye ubwonko bujye buklika tumenye igisenge tumenye ibyo turi kuvuga n'ibyo turi kuririmba so tudafasha umwanya munini tuzagwereza amafaranga 600 turayaguhereza muri iki cyumweru kuwa mbere azaba yakugezeho hanyuma n'indirimbo yindi uzakora yaba mu buryo bw'amashusho uzabitubaze tuzabikoraho Imana ibaho umugisha Yes. Hallelujah. Okay. Nonoga live recording irarangiye. Mushiri na microphone muri returo na hano hirya gira twatse umuriro. Sayine zirageze amajwi ndameze nka neza cyane. Sinamenye niba abantu twari dufite gukorana bakiri hano. Sinzi ko bagihari babaye bahari
boza tugafatikanya n'abavandimwe niba ntacyo bibatwaye sibyo aha niba hari abagihari muze dufatikanye ngo nzamuriraho note imwe cyangwa ebyiri imwe gusa note imwe usabwa yatashe ko bayashimije bigenze gute Bwana sifiwe noneho ga sinzi ubanza ni jewe ugoye jewe nkunda kuririmba mpandeba abantu umucana amatara ndebane n'abantu nibyo biri mu mbere byiza umuvandimwe Rishari tumukomera amashimani muhumugisha ya noneho ga mu bitugarurire mu buzima busanzwe ariko muduha umuziki gira dutarame Bwana sifiwe okay abagihari dukorane nabo biragenda neza nta kibazo ngafatira piano twumve harakaririmbo nicayemo hariya kumuvandimwe Zirari kavuga ngo nakunzemo akantu kamwe gusa kavuga ngo ineza yawe berekeze kududura niba mugiye umugisha unyibuke aho ijisho ryawe ririmbeho ibihe n'ibihe ineza yawe iberekeze kududuro twosubiramo irindi rimwe gusa niba mugiye umugisha unyibuke Aime nawe ijisho ryawe ririmbeho ibihe n'ibihe ineza yawe iberekeze kududuro iririze aho icyo tugumane kandi iririze haleluya icyo nawe tugumane niba ubwiriye irindi rimwe gusa iririze aha icyo tugumane niba mutima icyo tugumane umene mutima icyo tugumane birakubwiye dukomere Imana amashyi menshi cyane yes sabye imbabazi timutuderanje mubirekere uko bimeze aho kugira ngo be byinshi bize kugira mumeze neza abacuranzi ni sawa ya mume backup mume ibintu byose gira turirimbe siko kwiza sibyo ziza yene kubera amasaha yagiye nkoresha nk'iminota nk'icumi gusa hanyuma dutanga umwanya dusoze yazanye n'iyindi ya alarme sinzamenya niba aribo bayanditse ariko nibo bakunda kwiririmba cyane ikunda kuvuga ngo iyo naniwe ni wowe ujya uduhura rwose
impamvu iyo ndirimbo yashe sinzi umuntu wanyandikiye message nibwo bwa mbere nari nyibonye arambwira ngo tumusengere akeneye umwana amaze imyaka 2 nta mwana arambwira ngo tumusengere muri ako kavesi gato niko nifuje kumusengeramo tumusengere Bwana sifiwe je singiye kuri makabare baririmbye mbere baririmbye neza Imana bamugisha none jewe dusenge kubera ko n'umwanya wa nyuma senge kugira ngo dusoze aravuga ngo hiyo naniwe ni wo ujundugura kose hiyo naniwe ni wo ujundugura kose hiyo naniwe ni wo ujundugura kose agahinda babaye agahinda mpora mbiharira Yesu akumara agahinda akumara agahinda akumara agahinda irindi rimwe gusa dusoze mpora mbiharira Yesu Yesu ramsizeye sigaranye muri iki gihugu niyo message Imana yashize ku mutima tuki kuri Saint Data ndayikunda narahwereye kunda Saint kandi bayihe volume niyo message ndi kumva nobaha kubera ama message menshi nagiye mbona imisi tumaze hano kandi Imana ishimwe kuko kucungero Imana ishimwe ku bwa na gatatu hano ufite ifaranga nyinshi muri uyu mufuka nageze hano sarire ndi mu kugera hano nakwinjira ngasubira ngasohoka nageze hano umuntu arambwira ngo hari umuntu ugene hazi arambwira ngo na gatatu Imana yangiriye neza ngo arukundo wagize Imana ingirira neza nanje reka ngo ifaranga arazimpereza ndazifite hano ngira umuntu kwegere ngo nawe Yesu yokugirira neza fatira piano data Bwana sifiwe haleluya mwenyemerera tukakugirira neza mu minota nk'imikeya cyane niyo message ngiribe nyine minota igasigaye hari umudivani zavuga ngo agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane wumva usukuwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima niryo jambo jutekereza Yesu icyo unyuramo
cyane hari ikintu kigiye guturika twegerane duturitse ibintu banishimye cyane muzi ijambo tugiye gutaramiraho tugiye gutaramira ku ijambo rivuga ngo ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ngira umuntu ukogira ngo ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima Aime we hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe watakamira Imana igasa nkaho aho ukumva ntacyo bikikumariye aho watekereza aho uvuye aha aha bikagukomeretsa tugaruka hano nta yindi ni Yesu ufite ibanga tutekereza Yesu ibyo unyuramo nshuti n'igihe gitoya ibihoraho ibigatuma uteshuka yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhise nubwo isezerano ryayo ntabwo rizahera tuyizera mumedo yes ngo ipfa kuba ariyo yabivuze Bwana sifiwe haleluya ipfa kuba ariyo yabivuze ariko mu gitondo abantu batasenga ako twize apotre Diaro yavuze ngo byasabye Yakobo kurwana kugira ngo yitwe Isirayeli byamusabye sezerano sikintu hari ibyo atari guhabwa kicitwa Yakobo yagombaga guhinduka Imana ikamukora kugira mugenzi we Imana igukorema akazi umugoroba Chimba
igitero ca kabiri turasubiramo nimara turaririmbiye zambwira abantu kababwira ngo ndubuhamya bugenda ndubuhamya bugenda n'amaguru shewe ishari yatashe yagiye ndamubwira ntidusohoka ndubuhamya bugenda n'amaguru ibigeni dasobora ukura turirimbe sawa iminsi yashira nundi ufite inda ivuga twame twizingaze Bwana sifiwe atukuzwe haleluya haleluya ako pastor dialo namukunda tumaze kurira ahantu henshi ira muri Amerika ariko mu gitondo yanshemze muzinge nazashemba kabumbu yanshemburuye arasubira arashemba Yakobo zasavye kurwana kugira ngo yitwe Israel David nuko atari hano n'umuhamya hari gitwaza gatuza kura ni muri ranguni hari gitwaza turarara na David twatwinginga Imana biza ariya nta muntu n'umwe warubize tukaza twigwa tukarara Gaspar niwe waruze makuru wenya Bwana sifiwe haleluya hari gitwiza mureke mbabwire biravuna ukeneye kubanza kurwana kugira ngo witwe Israel Bwana sifiwe bijagachi Bwana sifiwe atukuzwe Aime ndio Mwenyezi Mungu atukuzwe milele Bishop aratubwirishe abantu babaye bavunjaye twogira guti gitangaza cyatubayeho umuramyi wahatagaragara umuramyi wahatagaragara kibikayonza
nazaga niga muri yereka kuva kwa mbere kuza kwa gatanu nava ku ishuri ngahita mfata imodoka nkaja muri restoration Kayonza ngashika ngacomeka sente ngacuranga mpana ririmba urumva nagiye na kwa Steri hano Remera ya Steri ni posho ngayirirwa ninga mu gitondo n'umugoroba amaterano yangira ngafata imodoka ngagaruka kwa mbere cankaza kwa mbere mu gitondo ngahita shikira ku ishuri ubwo buzima bubamo ndazangera hano Kigali aya hano Kigali yo murayazi nabasanze muri ya harakuba abanazira ayo makuru nayo ngayo ariko uyu munsi wa none naje ko ndaririmba n'iby'agaciro daba kasime gitoya cyanangaje buriya Frank yari page imwe ntarababwira Frank yari byano ndafashwa shaka kumuha akazi mubaza ibyo yize yarasigaje nk'icumweru kimwe ngo arangize muri yereka mu bwubatsi sibyo ra ingénieur civil comment mvo mwuga twarimo twubaka urusengero ngira ngo Kabuga na hehe na Ngoma shaka kumuheza akazarambwira ngo ntugakora ariko se kuramya no guhimbaza amateraniro bigende gute ndavuga ngo utandukanye n'abandi barani mbabwira undi wa kabiri n'imbonyi barantumiye njya kubwiriza mu Buhinde aho bigaga Anamalai hafi y'ahantu hitwa ngo ni Chennai arangiza muri farumasi ababeni n'abaenjeneri mu by'ubuhinzi ariko Imana yabonye yuko yo bakoresha ntigikoresha ababuze gahunda handi igikoresha abemeye yuko ibakoresha babwire ntabwo gukorera Imana ari ibintu by'abantu baciriritse ntabwo gukorera Imana ari iby'abana ni wahandi ntabwo Imana ari umukoresha mubi ntiyo gukoresha ngo nimari kugukamura ikujugunye tibibaho none sibise umuntu nankorera dukomera Imana amashi umuntu nankorera bamusanze Arizona nyine ameze ukuntu nanze kuvuga n'ibindi naba bameze neza kuko nta Mana irakoresha umuntu wimugire nk'igikatsi mujugunye niba Imana wanasifiwe sana izaduhemba iyo Mana izaduhemba nitwakora neza izaduhemba nitwihangana n'ukuriza izaduhemba taindi password ni kuri karagatebe wanasifiwe ni kuri karagatebe ni kuri kare nduwamya iby'agaciro ndubuhamya twese iby'agaciro kumubwira we ndubuhamya turimane kumubwira dashima
nidagaci kumugira we tubugamya inawe kaka nidagaci kumugira nobwiriza jewe ningaruka nabazovyemera sinzi kwigisha sinzi gatorosha ariko abakorare nzobaho ubuhamya bwanje petit frère ari araho ngaho ndibakampere hano akazi twari turimo hano si hano mwikanisa bishize bakambere barakamba kuba CEO wa company hara mu mujyi muri etage yo hejuru niho narinde kuri bene izindi bazayicaraho bakazenguruka harya nigira amata arakamba kazi keza baragiye kumba ifaranga nziza nono ati nanje nono ndakize ndagenda umunsi wa mbere bankoresha training nuko nono waje ku umunsi wa kabiri nakingura muri biro nakwinjira ati pe abanaziri bose akama binjira babuzuzwa dufite company zitwegereye ngo habe na kabiri ngongere mu kazi ubegere ka saa 8 gutya mbona abanaziri bagiye live na makinga ndagiye ngo habe na gatatu ngongere gutya mbona link na manusi na makinga na mangenda none ndavuga atakaze abantu bangira ikizere bazokita cyo dashoboye uzureka ndangije ndagenda mfata iminsi 2 ndasenga bazimana ndabibaza ngo mama kano kazi uretse gushaka ipesa cyane aka kazi kari muri gahunda yawe bandi rambwira ati ibingibi wazanye n'ibyawe jewe naguhama microphone igeze kwabwira ubushize ndabwira ngo aho kugira ngo yingi nyeguhe aho kugira ngo wonyica aho kugira ngo unyake microphone wonshinje ukayitwara napfuye nagiye kuko uyu nguyu niwe jewe navuye muno Fred ibanga mwebwe twebwe kandi twahimbye indirimbo ngo situzamure nk'abandi ngo tubabasane naha twazamukiye kingi igeze kuvuga ngo ni wibagirwa imbaraga zakugize uriwe ngo uzaburi mu manege kwa asubira iyo wavuye titweze duhimba ngo tugire ameni ameni dumwana amen 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 niwe tuzamura ibiganza gutya amen amen niwe amen niwe dumwana ai amen 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 niwe amen dumwana Bwana sifiwe pastor sinzwa abahungu bamanuka ntabwo ari ugukunda umwanya hari umuntu uri kunyandikira ngo arashaka gukizwa hari umuntu unyandike n'ubwo message narimo nyibona nazi umuntu ushaka gukizwa no kubatizwa wanyandikiye atambuke sibyo ambwiye ko arimo hano niba hari uwo nguwo canga nundi waje anyandikiye message ambwira ko ari hano arahari nta mwanya dufite umuntu unyandikiye kuri biwe cyakubire genzo mukiza agutu Yesu mwama himbaye Yesu mama himbazwe
Kigali harare ariko ndabizi ko atabikunda. Ikintu nza kunda siporo. Rero gym y'uku kwezi nzayimwishyurira. Arambwira amafaranga. Hanyuma nitugera mu rugo ndatangira mama 100 arahita bimuha. Ukwezi gutaha nanjye nshaka kubiba kuri aya mavuta nanjye nzamuha 100. Bwana asifiwe. Richard twarabanye cyane muri ghetto nanjye nzamuha 100. Yes. Hallelujah. Amen. Jewe anezerewe igihe Richard yahezaga mama wiwe impano. Abantu bambonye narize cyane hariya. Nkunda umwana w'umusore uzirikana agaciro k'umubyeyi w'umumama. Richard kindi nje ntago ndumuririmbyi ku giti cyanje nkuko babivuze korera muri ministeri ariko he recognize abaririmbyi bagenzi be yaranyandikiye inbox wenyine arantumira arambwira ngo nkeneye uko abaramyi bagenzi banjye muzaba muhari tugafatikanya. So twishimiye intambwe ugezeho kandi turagukunda ndetse natwe muzaze mudushigikire nidutegura. So Richard ndamuhereza amadolari 100 nidusohoka. Bwana Yesu asifiwe. Ntabwo tuvuga amagambo menshi gusa nanjye Richard ni inshuti yanjye arabizi tujya dukorana. Yesu ashimwe cyane. Nanjye kubwa Richard kubera ibintu byinshi tugenda dukorana yaba ari hano mu itorero cyangwa se ahandi hose duhurira. Ikintu cya mbere hari ahantu dukunda guhurira dufana ikipe imwe twese. Nzamugurira inkoko yose ayirye twagiye gukina match hanyuma nzamuha 50,000 kubw'iki gikorwa. Asante. Mukomeze ariko ndagira ngo ubu ngiye gusoza n'ingwima ya mahirwe uraba ari we wabiteye. Kumuha atandukanye n'inka bishop yatanze kubera ko Richard ari mu bantu bajya bambwira ko bankunda. Iyo umuntu akubwira ko agukunda nawe ujye umukunda. Icya kabiri yarambwiye ngo ahantu hose bazajya bagutumira mu ivugabutumwa haba mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda zajya nguherekeza. Richard tumaze kujyana ahantu harenze 4 kavuga ubutumwa akaririmba. Rero kuba uyu munsi wakoze igitaramo cya mbere naje nashyizemo muri envelope ituro ryo kumuha ryo kumushimira ko yakoze igitaramo cyiza kandi kikitabirwa agendeje aziyakire harimo amafaranga 100,000. Imana igumugisha. Amashi menshi. Haleluya. Rishagaruka. Yesu ashimwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Richard rero tutiriwe turondogora n'umwana wacu dukunda none icyiza kirenzeho ni bucura. None babucura mama we yaravuze ngo nugutetanye mwese mumuteteshe abakuru be bamuteteshe abavandimwe abamukunda mwese. Richard nguhaye 50,000. Asante. Noneho kubera ko tutaziranye neza twese umuntu nazajya agera hano avuga izina rye nubwo twaba turizi uvuga izina ryawe hanyuma tuzamenye. Bosco Nshuti na Jambe bibumbiye mu itsinda rya 2. Yesu ashimwe. Reka dusuzanye mu izina rya Yesu. Richard yarantumiye mu gitaramo ndamubwira hari ahantu agomba kujya kuvuga ubutumwa ndamubwira ninsoza kuririmba ndayitanza. Niyo mpamvu natinze. Hanyuma uyu murimo ndabizi ukuntu uvuna cyane. Nanjye nzamushyigikira mu 100,000. Nta yindi microphone mwadutiza imwe. Nanjye ntago ndi butinge Richard nzamuha 100,000 murakoze. Jambe ni sawa nawe kabisa. Nawe wavuze 100,000. Okay.
dufite umubyeyi wacu hano mama Juru nawe ngo amushigikiye n'ibihumbi 200. Revera yahageze na Papi Clever araza gukurikira Revera. Ishari ubwo bwa mbere nje banyambitse umudari. Akantu sikeza ba niko kambere. Naje muri iyi minsi hari umuntu mantekereza kuzawambika. Ya manore kandi kankozeho birenze umudari nagaza nkubona nabakinyi bari abako none Shari anyeretse urukundo rudasanzwe hamwe na n'uwacu twakoze akanama turamusigira 100,000. Murakoze. Ngewe cyambere nishimiye cyane nuko Rishari ubwe yampamagaye akambwira ngo ndashaka kugutumira. Mu by'ukuri ntabwo tuziranye ari umwana ari mu rugero aho bari bakiri abana batangira kuririmba ariko ntabwo twongeye kugirana connection nini cyane ariko narishimye ubwo yambwiraga ngo nzaza. Nari mfite ahandi ngomba kujya ariko ndamubwira Risha kubera ko mpamagaye nzaza. Imana imuhumugisha. Hanyuma ndi kumwe na Merci umuhungu wanjye. Hanyuma nge nzamuha nari nakanze akanyenyeri ariko yari make. So rero nzamuha $100 hanyuma na Merci azamuha 50. Twabivuganye. Imana ibahe umugisha.